yuko mana ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Nzi yuko mana ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Tugushimiye ibyatubayeho mana, tukuragije n'ibiri imbere. Urugo rwacu ruri mu biganza byawe, abana bacu bari mu biganza byawe. Mana ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Yuko mana ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Ushimiye ibyatubayeho mana. Urumva ko twamaze gushyikiriza ababyeyi igitekerezo, hanyuma kukibashyikiriza habayeho kuba amadini cyangwa se amatorero adahuje, ariko biza kuba ngombwa yuko tujya mu itorero rimwe. Ngende ndibuka ko navuye kwa muzehe ambwira ati genda ubitekerezeho, uzambwire yuko waje ukaza mu itorero rya Katolike. Bene data, yego dufite uburyo twagiye duhamagarwa kandi duhamagarwa mu byiciro bitandukanye, ariko umuririmbyi niwe waririmbye neza aravuga ngo buri wese mu itorero abojejwe muri ryo. Nasize umugore ari mu rugamba rutoroshye, bamubaza niba agiye kuba umurokore. Hari byinshi yababwira kuko ngiye nasohotse mu rugo ahubwo mvuga nti amadini agiye kutwicira urukundo, ariko Imana yakoze ibikomeye. Byagenze gute tubwira? Byinshi byo kuba navugaho, hari byinshi nahuye nabyo nyuma y'uko twari wanjye ava mu rugo mvuye kumwerekana. Njye nari nzi yuko nyine batari bubyibaze ahubwo kuko byari amahitamo yanjye. Nanjye mbere byabanje kungora, nkamubwira ati se reba menyereye kujya gusengera muri Katolike, numvaga bitabaho, nyine nkumva ni ibintu bitabaho kuko nkiri n'umukobwa numvaga ari ibintu bitabaho ko ngiye nava mu idini rya Katolike nkajya mu rindi, kuko najyaga nkunda kuba ndi kumwe n'abandi bagenzi banjye najya mu idini rya ADEPR, ntibibaho. Rero byose aba ari umugambi w'Imana, naje kubyiyumvamo, numvamo yuko niba namwemereye urukundo ngomba no kuba namuhindurira, atari ibintu byo kwirirwa mufosinga ngo ngwini wanjye ngwini iki. Ahubwo muri njye nahise numva kuba wowe umugabo n'umugore, nahise numva ari byiza muri njyewe kuko nari mukunze. Ntago ari uvuga ngo ni ibintu nihasemo, kuko nari mukunze. Nahise numva ko ahagiye ariho ngomba njye, kuko numvaga ari ibintu bisanzwe ko umuntu yahindura. Numvaga abantu bose basenga, byahise binzamo nyine imyumvire nari nkifitemo nkiri muto yahise imvamo. Numvamo yuko umugabo n'umugore iyo bagiye gusenga bari hamwe aba ari ibintu byiza, aba ari ibintu nyine amadini yose mpita nishyiramo yuko bose basenga Imana imwe. Ndavuga nti tuzajya tujya gusenga nta kibazo. Kandi ikindi ntabwo nigeze muri njye tukimara guhura ntabwo nzi ukuntu byagenze. Numvaga ntashingiye ku madini cyane, numvaga nshingiye ku rukundo. Numvaga kuba nkunda byonyine, niyo yaba ari muri Isilamu namukunze nta kibazo. Rero nibwo nyuma namubwiye rero uzaze mu rugo uze bakumenye. Nibwo yaje ndamupresenta, ndavuga n'uyu ni sheri wanjye, turakundana. Kuko numvaga muri njye naramukunze pe. Numvaga atari ibintu binteye isoni. Nibwo papa wanjye akunda kubaza ibibazo byinshi cyane, ashaka kumumenya nyine byimbitse. Amazi usengera he, kuko nawe mu idini rya Katolike akomeyemo cyane.
asengera hehe se, aturuka hehe, ambaza ibibazo byinshi nyine niko kumusubiza asengera muri ADPR. Numva nyine badakwiye kubyibazaho cyane, ariko kuko bakomeye mu idini rya Katolika ibintu nk'ibyo by'amadini bikunda kubaho, bahise babyibazaho. Aravuga ati ntabwo bibaho, atari kazaguhindurira, kuko nabo babonaga nkomeye muri Katolika, nari umuhereza, nari umusomyi, nkora ibintu imirimo myinshi muri Katolika, bakumva kuba nayivamo bidakunda. Noneho kinarushijeho nize mu bigo bya Katolika, bumvaga nyine kuva nava muri Katolika ari ibintu bitoroshye. Rero nubwo navuga ngo papa wanjye atabyumvaga, mfite mama ubyumva, ntabwo ajya konta ku bintu by'amadini cyane, niwe navuga wabimfashijemo, ndamushimira. Yaramwegereye nyuma y'uko sheri wanjye ava mu rugo, aramwegera aramubwira ati se kubaka urugo ntibigendera ku idini, mushobora no kuba mutajya gusenga mugahurira mu cyumba mugasenga, ariko mukaba muri uru rugo rukundana. Urukundo ni rwo rwa mbere, ntabwo idini ari ryo rya mbere. Aramubwira byinshi ati hari amadivorce menshi akunda kubaho, akaba ku Bakatolike, akaba ku Bisilamu, akaba ku ADPR. Ntabwo batandukana kuko ngo bari ADPR cyangwa se ngo bari abo mu idini runaka, ahubwo icyubakana urukundo. Nimba abana bakundana bareke bakundane, bibanire mu mahoro. Ngo muzehe yahise agaruka nyine arabyumva. Buriya navuga abadamu baba bafite ifatiro rinini mu rugo, yahise amwumva vuba. Namubwira nti nta kibazo, ntagire ikibazo, hazaze nta kibazo pe, kuko nagiraga numve nimba yamuhindurira, nyine ahita abyumva. Rero ikintu nabwira ababyeyi, ntago ingo ntago zubaka kubera yuko zishingiye ku madini runaka. Ntago zubaka kuko umwisilamu yahuye n'umwisilamu cyangwa se umwadeperi yahuye n'umwadeperi. Mushobora guhura muturuka mu madini atandukanye, ariko kubw'ababyeyi babashyigikiye, bababaye hafi, kubw'ababyeyi babonye urukundo rwanyu, kandi hagati yanyu namwe mukaba mufitanye urukundo. Ubundi umugore n'umugabo bahuzwa n'urukundo, ntago bahuzwa n'idini. Icyo nicyo nagendeyeho, njye kiranyubaka kugeza n'ubu. Ntago njya mbyibaza ngo nibaze ngo dini ryanjye ngiki, kandi mbere narabitekerezaga. Rero ikintu nabwira urubyiruko, mbere na mbere nibajya gukundana, ntazagendere ngo ngiye ngo nzakunda ngo umuntu dusengana mu idini, ngo wa undi ngo tujyana ngo mu cyumba gusenga. No, buriya hari igihe akenshi umuntu ashobora kuza ahantu usengera atagukunda, ariko afite icyo agushakaho. Urugero akavuga ati uriyuhanura, niwe ngiye kureba kuko ahanura. No, bajye bagendera ku rukundo rubari mu mutima. Buriya ingo nyinshi zirubaka zigakomera kubw'urukundo bafitanye hagati yabo, ntabwo zikomera kubwo ngo nabonye runaka afite iki asengera aha biki n'ibiki. Oya, cyambere n'urukundo ruri hagati yabo, nirwo rwubaka. Ndashimira umugore wanjye rero, kuva twakundana nibwo nari ntangiye gutangira kuririmba, cyane ko we yari ataranamenya yuko ndirimba, kuko yatunguwe bwa mbere na mbere abonye mwohereje indirimbo yanjye ya mbere. Nayimwohereje kuri WhatsApp, yari yarasubiye iburasirazuba nk'uko yababwiye iwabo ku ivuko. Natangire ku ndirimbo Urugendo. Mbere ho nakundaga kuririmba, mfite impano muri njye, ariko nkabona nta gishoro cyo kugira ngo nkore indirimbo ngo bikunde. Muri ayo magambo nahuye n'umuproducer Pasi, arambwira ngo ko ufite ijwi wakugerageza tukumva, kuko nari ngeze harimo gukorera abandi. Ntangira ndirimba Urugendo, yumva nibyo, arambwira ngo komeza usoze indirimbo, wabona ibitero, kuko Urugendo rufite ibitera bigera kuri 2. Ahandi nasoresheje chorus, kubera ko ntabwo nari nabyiteguye. Arayikora, numva indirimbo ibaye nziza, mpita ntangira umushinga wo kuvuga ngo reka ndirimbe. Maze gukundana nawe rero byambereye intwari ikomeye cyane. Urubyiruko hari ukuntu urubyiruko rubaho rugahura n'abakobwa batandukanye, abakobwa bagahura n'abasore batandukanye, mbese bigatuma mu bwonko bwabo badatuza ngo batekereze ikintu kimwe. Ngiye cya mbere natekerezaga ko mfite umukunzi, kandi nari namubwiye ko mukunda, bindi ku mutima, numvaga nta kindi kibazo mfite. Icya kabiri, numvaga nkoze umurimo w'Imana, kuko nari mfite intego ikomeye Imana yari imfashije kugeraho, cyo kuvuga ngo
sinzapfa ntaririmbye byibura ngo umuryango ujye ubona indirimbo n'imwe, ariko nsanga simwe ibyo nibwira kugira kuri ngewe ni bya bindi rya jambo ritubwira. Ibyo Imana yibwira kutugirira ni byiza kuri twebwe kandi ni byinshi. Njye numvaga ari imwe ariko byaje kuba byinshi. Nkora iyo ndirimbo nkurikizaho n'izindi mbona nujuje album. Hanyuma najyaga njya aho bantumiye nkumva nta kibazo ndi bwaze kujya cyo kuvuga ngo ndareba runaka ngese ngo na selection ngo arango ngabonamo umukobwa mwiza. Numvaga nta mukobwa ushobora kubaho mwiza undutira uwo uyu nguyu turi kumwe nakundaga kandi shenge n'ubundi uri mwiza. Ubwo naje kuririmba indirimbo Urugendo, hanyuma yaho ndirimba indirimbo ituruka ku makuru yabari abagabo batatu, Saduraka, Meshake na Bedenego na Danieli. Nararebye nsanga ahantu Bibiliya igenda itwereka hose ntabwo bigeze ari abantu bari muri gakondo yabo. Mpita nyisohora yitwa iw'abandi, ndavuga ngo burya iw'abandi haragoye. Bahabaye ari abo kwihangana. haririmba gute? Navuga ngo iw'abandi yewe iw'abandi burya haragoye, ugera iw'abandi ukaburira y'agaciro, ugera iw'abandi ukaburira yo ijambo, iw'abandi burya haragoye. Nuko nkomeza nkurikizaho indirimbo bita Imyambaro irarangira. Umuzika noneho numva itangiye kuba muzika muri ngewe, ibitangiye kuremera. Niho nahise mperaho ngo twe tugeze mu cyiciro cya covid, mpita nsohora iriya ndirimbo ivuga ngo umuntu byawe n'umugore. Narebye ukuntu abantu benshi barimo barapfa, ndangije nsoma uburyo ki Abisiraheli bagiye babaho, ndeba n'indwara zagiye zivuka. Bibiliya igenda itwereka, ndavuga ngo umuntu nayise gakondo, ariko itangira ivuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito cyane. Kuko nararebye nsanga hari abatubanjirije Bibiliya itwereka bagiye bapfa kandi bari intwari zo kwizerwa. Ndeba n'abandi mbona inshuti, imiryango twakundaraga, covid irabahitanye. Mpita mvuga ngo umuntu byawe n'umugore arama igihe gitoya, avuka ameze nk'ururabyo ariko agahita vuba nk'igicucu. Ariko nongera kurema abantu ibyingiro, ndavuga ngo njya ngira ibyiringiro yuko hari igihe kizagera hakabaho kuzuka. Kandi muhumure, kuzuka bizabaho. Tuzahura n'abera, tuzahura n'abacu twakundaga. Icyo dusabwa no gukiranuka ndetse no kwizera. Abizera bazabona Yesu ubwo azaba agarutse, tumubona mu ishusho yacu. Nkomeza n'izindi ndirimbo rero nsatiriye ubukwe. Niho naze gusohora indirimbo nababwiye kuko Umwami Imana azantabara, iboneka muri Yesaya. Naririmbye kuko Umwami Imana azantabara ndimo ntekereza ari byo twavugaga by'amatorero. Ntekereza ngo baramutse babyanze ise revo ndiho umudiyakoni mu itorero, muvuga butumwa hirya no hino, ise nshobora gusubira muri Gatolika bigakunda kuko Gatolika nanjye nayibayemo. Ariko Imana yo mu ijuru yari ifite ikintu iteganya, yari izi yuko uyu nguyu azaba urubavu rwanjye. Nsenga rero akenshi n'indirimbo zanjye uba wumva zimeze nk'amasengesho, banumva nshaka gusengera abantu no kurema abantu ibyiringiro, kongera kumva ibyiringiro by'ejo hazaza. Imana rero ntabwo yigeze ituma mwara mu maso, murabona ko hakomeye nk'urutare, ndi kumwe n'umufasha wanjye. Nabanje gutekereza havuga nti ese ubukwe bwanjye nk'umuhanzi bushobora kuba bwagenda gute? Mpita numva ngize ishyaka, kubera yuko nari maze kubona yuko birenze icyiciro cyo kuririmba indirimbo imwe y'umuryango, ahubwo bibaye icyiciro cyo kuba nabigira umwuga. Ndangije ndavuga ni mu bukwe bwanjye ngomba no kuba nahungabanya igini. Ndavuga nti ngomba kuririmbiramo. Nubwo shitani atabyishimiye, ariko Imana yo yari izi ikintu iri bwaze gukora, kuko nateguye ubukwe mbona ibintu bitoroshye. Mu bintu nari mfite byageze ku ngingo y'ubukwe sigaranye amafaranga ya ku 35,000, kuko nari maze kuva muri studio. Natekereje kwandika indirimbo rero hagati aho ngaho. Ndeba imiryango, nsanga umuryango nturukamo yaba mama, nsanga nta mafaranga adasanzwe ari bwaze kumpa. Nareba ku muryango w'umugore ngasanga naho nta mafaranga adasanzwe ni bwaze kuhakura. Mpita numva
mfashwe no gusenga kuko ndibuka ko indirimbo nayanditse mu rukerera ujya gucya, narabyutse ndota umudamu wanjye uyu nguyu turi kumwe muramubona, ndota dukoze ubukwe, ariko ngo dukora ubukwe bikomeye, mbona bigoranye, ndangije mpita nsenga ndavuga ni Imana, nzi ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Mu gihe mvuze gutyo ndeba mpita nibuka iryo jambo ahantu riri, ndarisoma, maze kurisoma ndavuga ntariko wazasenga nkasengera mu bukwe bwanjye, hanyuma y'ubukwe ko dushobora kuzabaho nabi no gupfa bishobora kuba, kuko urumva mu bintu nacuruzaga bitewe n'impamvu zagiye zivuka, yagize crise mu kazi, biba ngombwa yuko dusenya uko twari duhagaze, uko nari mpagaze birasenyuka, kandi urumva nari nafashe umwanzuro wo kumukunda, tumaze no kuva mu murenge, icyo agira crise mu kazi, biba ngombwa yuko nisenya. Njyewe numvaga ari ibirori bidasanzwe, kuko nabonaga mfite bagenzi banjye babahanzi. Ndashimira umuhanzi mugenzi wacu Edizo azwi ku ndirimbo Twarakubiswe, no mu bukwe bwanjye mwaramubonye yuko yaririmbyemo. Nabashije mubaza uko bimeze, mbaza Pasi, mbaza uwo bita Rozina mu Ruvumera, barambwira bati nta kibazo, tuzaboneka, tuzakuba hafi. Ndavuga nti ubwo bashobora kuzaza bakaririmba, ntago baririmba nanjye ntaririmbye, ariko noneho mpita nkora indirimbo imeze nk'isengesho, numva ibitekerezo biragutse, ndavuga niba ari Imana ishobora byose, mu ntambara tugiye kurwana, intambara zo hagati, mbere yuko ubukwe burangiye hari intambara zo hagati mu rugo, ndavuga nizo ntambara zo hagati rero nta kindi kizazitufashisha usibye Imana. Niho mwumva naririmbye nkahita mvuga ngo ni Imana ishobora byose, ni rubasha. Biririmba twumve. Iravuga ngo nayise ibiganza, yitwa Ibiganza. Natangiye mvuga ngo nzi yuko Mana ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Nzi yuko Mana ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Tugushimiye ibyatubayeho Mana, tukuragije n'ibiri imbere, urugo rwacu ruri mu biganza byawe, abana bacu bari mu biganza byawe, abakwe n'abakazana bari mu biganza byawe, amasaziro yacu ari mu biganza byawe. Njyewe nkiri muto, ubwo ndavuga nkiri urubyiruko, ntabwo najyaga numva mu nzozi zanjye nzashakana n'umuntu w'umuhanzi, cyane cyane noneho naririmba indirimbo z'Imana, ntabwo najyaga numva nyine mbyiyumvisha, ntabwo najyaga mbitekerezaho. Tujya no guhura ntabwo twahuye ari umuhanzi, ku buryo wenda navuga ngo nicyo nashingiyeho mvuga ngo inzozi zanjye reka nzisoreze hano, ntabwo ariko nabitekerezaga, cyane ko numvaga mbwira ati nyamara mfite indirimbo, nyine nkumva ni ibintu bisanzwe, ni nk'uko umuntu yaririmba nyine bikarangira, cyane ko nabonaga wenda nta bushobozi afite bwo kuba yasohora indirimbo ngo zimenyekane. Numvaga ari ibintu bisanzwe, nyine yaririmba nkamubwira nti kuraje, simuca intege, yakambwira ati zuko ndi kumva hari akaririmbo karikunzamo. Ndibuka icyo gihe yambwiye indirimbo Iw'abandi, iyo yababwiyeho niyo yandirimbiye, ndamubwira nti kuraje, mwisekera nyine ariko simuca intege. Naho nkumva nyine wenda bibaye birebire agakomeza byaba ari byiza, ariko nanone natekereza wenda icyiciro turiho nkumva ntibyakunde ko simbe nabimubwira, nkicecekera nkamubwira nti kuraje, Imana izakwagure. Noneho nyuma yaho nibwo yakomeje araririmba akambwira, nagiye muri studio nkumva nyine ni ibyo ngibyo, kuko ntabwo najyaga mbitekereza yuko wenda nashakana n'umugabo w'umuhanzi. Numvaga ari ibintu bisanzwe nyine
nyuma yaho biza kugenda byaguka, akambwira indirimbo ya mbere yasohotse akandirimbira, nkimara kuva mu majyepfo nsubiye iburasirazuba izo yajyanye muri studio akambwira. Nyine nyuma yaho nibwo yaje kugenda akura mu mpano, kugeza n'ubu ngubu nyine mbona ni byiza, nanjye nishyiramo kumva mushyigikiye muri njyewe. Ubundi yajyaga aririmba, yaririmba indirimbo ako kanya nanjye nkumva ihisinzamo, cyane ko muri njye kenshi na kera najyaga numva indirimbo igahita inzamo nkayiririmba. Rero numvaga ari ishyaka ryo kuba namenya indirimbo z'umugabo wanjye, yaziririmba nanjye nkahita nzifata, ariko ntanazire pesa kuko yarazirimbaga buri umuntu ukunda utuntu twe twose uhita udufata. Yarayiririmbaga yayinyumvisha nk'uko, cyangwa se najya kuri YouTube nkazicuranga zigahita zinza muri mind yanjye. Ntabwo mfite ijwi ryiza ntarirenze, ariko nyine mu buryo bwo kwigirira icyizere ndaririmba kandi sibintere n'isoni. Nicyo kimutera nyine kumva yaririmbana nanjye, nuko bitantera isoni. Imbaraga za mbere mfite zikomeye ni ukuba umugore wanjye akunze ibihangano byanjye. Ni nayo mpamvu mu ndirimbo ziri imbere mu buzima bwacu bwose muzagenda mubona hari indirimbo nyinshi tuzaririmba kandi tukaririmba turi kumwe, kubera yuko yamfashije kumva nanjye nigiriye icyizere. Urugero nk'ubu ngubu iyo itorero runaka ryampamagaye nkagenda ndi kumwe nawe, nzi ko ndi bwaze kuririmba tukaririmbana. Kenshi iyi ndirimbo naririmbiye mu bukwe isa nkaho ifite impanuro nyinshi, yamaze kuba ikirango kuko hari aho ngera nko mu mujyi wa Kigali, hari aho mperuka kujya bampamagara uko inaha i Muhanga cyangwa se mu majyepfo bakunda kunyitirira Ririnda. Nageze i Kigali nsanga baranyita mu biganza, kandi iyi ndirimbo yakoze ibintu bikomeye, kuko aho mperuka kuyiririmba naririmbye mu bukwe, nsanga hari abantu ni bakuru kuko bucura bwabo arangana natwe. Komeza. Urumva rero mu masengesho arimo, twebwe muri ino ndirimbo nkimara kuyikora nayikoze ari isengesho. Impamvu navuga ngo ni isengesho, naje kubabwira ngo ngiye nakoze ubukwe nsigaranye 35,000. 35,000 nabyo twari turimo tubiryamo na mukuru wanjye twabanaga, Paul Bazatora. Byawe 35,000 ndibuka yuko nagiye kubisengeshereza ku musozi. Umusozi aho bita Kanyarira, abantu benshi muri kino gihugu barahazi. Nabwiye Paul ndamubwira nti ngiye ndumva nshaka gusengera abana banjye, ariko indirimbo yo nayo narayikoze atazi yuko ari iyo ngiyo. Nabwiye ngiye ndumva nshaka gusengera abana banjye, nkasengera abakwe ndetse n'abakazana, nkasengera n'amasaziro. Ndagenda ndamubwira ngo mu bihumbi dufite 35 hari ikintu nje kuza gukora. Twajyanye ku musozi, naramubwiye ngo ngwino tugende. Twavuye hano muri no mujyi wa Muhanga turagenda, ataza ahantu tugiye abona muhingukije ku musozi Kanyarira, turaterera. Nari namuhaye nabyita yuko ari umurongo ngenderwaho. Namubwiye ngo ngiye gutumira Garafrere, kandi Garafrere ngiye gutumira afite amafaranga. Numvaga nari bwaze kubibwira umugore yuko nta mafaranga mfite. Ndangije namubwira ni ngwino ngiye gutumira Garafrere. Nageze ku musozi ndamubwira ngo nta gitekerezo mu kiganiro ngiye kugirana na Garafrere, nta n'inama, cyakora icyo umumaro ufite no kumperekeza. Ndagenda ngeze ku musozi Kanyarira, namubwiye ngo icara hara ku ruhande. Aricara, ndangije ndapfukama ndavuga ntumva rero Uwiteka nje kuvugana nawe, ariko Yesu bawigiye ku ruhande, uri umwana w'Imana kandi natwe turabana b'Imana. Ni Garafrere rero bugiye ku ruhande. Ndabanza mbwira Imana, ndabibwira nti ngeze muri consultation yawe Imana, dore uko ubukwe bwanjye buhagaze, ndagutumiye nk'umuryango wo kwa Mana. Nararebaga nkasanga muri 35 nta fantazari zirimo, nta modoka yari irimo, mbese byari ibintu ubona yuko bigoye. Tunyarutsa ko video yabaye ndende yituvuga ati yavuye amafaranga waje kuyabona ute? Ubwo rero amafaranga naje kuyabona muri ubwo mu buryo bwo navugyita yuko ari mu buryo bw'imirimo y'Imana. Naje kubona abantu bantwerera. Rubyiruko ntimugatinya, hari n'igihe iyo wateguye ubukwe utwererwa nabuzi nabutazi. Ndashimira abantu bagize uruhare mu bukwe bwanjye.
hari abonzi hari n'abo ntazi, gusa nabonaga message bohereza message nkahita nkemura ikibazo kiri aho ngaho, iyi message ikibazo kigakemuka. Ndabashimira rero nuko amafaranga yagiye kugenda aboneka, aragenda araboneka, mbona nkoze ubukwe. Ndashingira kuri iki kintu ndimo kubwira abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko rutarakora ubukwe, mwitinya Imana ikora ubukwe. Ngewe ku 35,000 nari mfite, nasenze Imana ndavuga ngo ntumiye komite y'ijuru, ijuru naryo ryaranyitabye. Natwererewe n'abantu nzi nabo ntazi, nkajya kumva nkumva umuntu arampamagaye arambwiye ngo nabibonye invitation nayibonye, akohereza amafaranga. Nakoze ubukwe, buri wese waje mu bukwe ntabwo yigeze abura ikintu afata, kandi na nyuma y'ubukwe ubuzima burakomeza. Mu burwayi nari mfite nabwiye ko nasezeranye ndwaye umugongo, Imana yabanye natwe, ntitwabwirirwa ntitwaburara, na n'uyu munsi nta mushyitsi dusura ngo abure icyayi cyo kunywa. Ibyo turabishimira Imana. Rero bantu turi kumwe, bantu turimo kuganira, bantu murimo gukurikirana iki kiganiro, Imana ikora ubukwe, nabonye Imana ikora ubukwe. Uyu munsi turatuje, hanyuma y'amezi 7 dutegereje ibyo Imana igomba gukora, kandi ni byinshi ni byiza dushingiye ku byo yakoze. Nagira ngo mbabwire, ntimurebere Imana mu bintu mushaka yuko ikora, nimubyumve neza. Iyi Mana mu bumana bwayo, ntabwo mu bumana bwayo bugaragarira amaso yacu, ahubwo mu bumana bwayo twebwe abantu icyo dusabwa ni ukuyizerera mu mirimo yakoze, kuko ibyo yenda gukora ni byinshi. Hahishemo urugo nk'urwo dufite uyu munsi, harimo umuryango uzaduturukaho, abana, abakwe, abakazana, kandi nizera ko n'abasazira yacu azaba meza. Ibyo turabyizera. Hanyuma turashimira abantu batubaye hafi, turashimira itorero, abayobozi b'itorero, impande zitandukanye. Mu matorero ndashimira itorero rya Mayunzwe n'ubuyobozi bwaryo, ndashimira itorero rya Gahogo n'ubuyobozi bwaryo, ndashimira itorero rya Mutenderi nayoboyeho igihe kitari gitoya ndi umunyeshuri. Ndabashimira, Imana ibaha umugisha. Pasiteri Bwiruka Huri, Imana iguha umugisha. Kandi nkashimira abantu bakoresheje, barambuye ibiganza byabo, kuko hari abo ntigeze ngeraho, ariko uyu munsi ndabizi neza yuko iri jwi riri bwaze kubageraho. Ndabashimira umuhate mwakoresheje kugira ngo uyu munsi mbe ndi umuntu w'umugabo. Ubundi abakunze gukurikirana ibihangano byanjye mu mavideo yose mwarebye, turabashimiye kandi mukomeze no kuyatanga ahandi, mukoze share, subscribe, like, ni byiza. Turashimira Imana rero. Hanyuma rero dukomeje kubashimira, kandi inyuma hari ibiganiro byinshi turimo turateganya, ibiganiro by'ubuzima bwanjye nkiri umusiribateri. Ndabizi ko ari urubyiruko rwinshi bizafasha, kandi si urubyiruko gusa, n'abandi, kubw'uko byose bikubiye mu ijambo ry'Imana. Indirimbo zitandukanye muzagenda mwumva, muzagenda mubona, ndetse n'iz'ubukwe muzagenda muzibona, muzagenda ndirimba mu bukwe bw'abantu, nazo zirateganijwe. Uwo mushinga urahari. Hari indirimbo zo guhamya no guhimbaza Imana, akaba n'indirimbo zo mu bukwe, nazo muzagenda muzibona, amavideo yazo azagenda abageraho. Icyo tubasaba ni ugukurikirana cyane uyu muyoboro, kandi Imana izagenda ibibaheramo umugisha. Nanjye ikindi nababwira ni uko mu buzima bwo kuvuga ngo ugiye gutangira urugo, bisaba kuba, ntabwo bisaba imyaka, bisaba kuba ari ikintu watekerejeho, kandi akaba ari ikintu ubona ukunze, muri make wagitekerejeho. Ntabwo ari ukuvuga ngo ako kanya ngo kuko nujuje imyaka ngo 30, ngo kuko nujuje ngo 25, ngo ubwo ndashaje ngo kaniruke. Oya, bisaba kuba wowe ubwawe wakunze, kandi ari ibintu ugomba gukora bikurimo, wumva urukundo rukurimo. Rero inama nagira urubyiruko, bashiki banjye, basaza banjye n'abavandimwe banjye, mujye mufata umwanzuro, kandi mujye mukunda. Cyambere ni ugukunda, ubundi ukabona gufata umwanzuro wo kubaka urugo.
rero ndabashimira yuko mwadukurikiranye, kandi ikindi ndashimira ababanye nanjye mu gihe cy'ubukwe bwacu. Ndashimira cyane cyane ababyeyi banjye babanye nanjye, baramfasha, kandi n'impanuro bampaye n'ubu nizo nkigenderaho no mu gushinga urwanjye. Ndabashimira cyane. Hari benshi bafatanyije nanjye, babana nanjye mu gihe cy'ubukwe, harimo marene wanjye nawe ndamushimira, mama Raki na papa Raki, ndabashimira cyane yuko babanye nanjye. Ikindi ndashimira abavandimwe banjye baritanze rwose, ndabibona yuko bari kumwe nanjye. Ndashimira cyane Uwineza Valentina utuye mu mujyi wa Kigali n'umugabo we Hategekimana, ndabashimira yuko mwabanye nanjye, kandi ndacyabafite ku mutima. Imana ijye ibaha umugisha mu byo mukora byose, n'abandi bavandimwe banjye Imana ibaha umugisha. Data mwiza, turagushimira yuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Tugushimiye yuko Uwiteka ari wowe ureba ibiboneka n'ibitaboneka. Tugushimiye yuko warinze urugo rwacu kuva mu ntangiriro kugeza aho ruzageza, ukomeje kubana natwe, kandi turakwinginze ngo ujye ukomeza uha umugisha buri umwe wese udutekerezaho, kandi abareba iki kiganiro bose Uwiteka ubaha umugisha, kandi ukomeze kubahundagazaho ibyiza, bakubone muri byose, kandi natwe turonkera amahoro n'umutekano igihe cyose tugendana nawe, kandi tukubone muri byose, mu izina rya Yesu urakoze. Amen.